ngo ahinguke abarasohotse aramusanganiye. Oh my God, yamusanganiye amagambo meza, ntiyamwakiza amagambo meza. Karibu umutware wanjye, karibu umushumba kwa afite pastori, ngwino papa runaka twatugukumbuye maze iminsi mu masengesho muyasoje neza se sheri. Reka da, ntago ari ibyo. Yamusanganiye ngo ati mbega ukuntu uyu munsi wari wabaye, mbega ngo urabe umupfasoni, mbega ngo urandagara, mbega ngo uriyandarika, mbega ngo uraseba. Ariko hari mbega ngo nukubaha Imana ra, mbega ngo nugukunda Imana koko, mbega ngo urandagara. Kwa magambo azashira ivugara. Ubwo wasenze ukaba yavuyemo, kankubwira nubwo wayasenganye intege nke, nubwo utazi rwose kuvuga amagambo atomoye imbere y'Imana, humura Imana bizi ko abantu bose batazi guforumira les bonnes phrases, interuro nziza. Nubwo rimwe wavugishwaga, nubwo rimwe wase ukumva wahondobera ukigaruti yego rata Yesu turagushimye ko watugiriye, hanyuma ntago waturetse ushimwe. Humura umva ngubwiresha, umva ngubwira akantu keza. Turya dufuti twagiye tuzamo na twadukosa twagiye tuzamo n'utugambo wavuze nabi, humura umunyamasengesho mukuru witwa Yesu n'umwuka wera baragutoranirije. David sha umeze neza wewe, mwamara kwishimira twarikandagiye we sha ngo hana gahunda yo gushyingira umukobwa w'imfura Merabo maze kandi ngudakoyera urebe kuri igitangaza sha ariko sha abandi bana mana yanjye. Amen. Amen. Yesu ashimwe. Imana irakoze rwose iduteye iteka ryo kubana namwe uyu munsi wo gusoza nkuko twaba twabyemeye. Iminsi 21 ingana n'ibyumweru bitatu, amasengesho afitiye reference mu masengesho ya Daniel. Mutagira ngo iyi minsi 21 hari ahandi turuka muri Bibiliya, ni muri Daniel mu gice cyaho cya 10 niho iyi minsi turuka. 40 nayo ikagira inkomoko yayo ku Bisiraheli no kuri Yesu Kristo. Amen. Ni nayo masengesho tubona muri Bibiliya afite mu reference. Ayitatu niri ya minsi Yesu yamaze urupfu wo kuba mu mvo no kuzuka. Hari n'ugiye bifitanye isano n'imibare mubona muri Bibiliya. Iyo cyigisho nigeze kukigisha cy'imibare yose iboneka muri Bibiliya. Ntago rero uyu mwanya ari wabyo, ahubwo tugiye kureba ibintu umunyamasengesho ahura nabyo iyo yarangije. Nibyo tugiye kwiga. Iyo amasengesho nk'aya y'iminsi 21 arangiye, uyasenza ahura n'ibiki? Se mama ahura n'ibisubizo gusa, cyangwa ashobora guhura n'ibindi bintu nabyo birimwe n'ayo masengesho? Umuntu yakoze ngo se hari ibindi amasengesho nk'aya yarema koko? Yesu adufashe cyane. Hallelujah. Igitabo cya Daniel igice cya 10 umuhanuzi Daniel ibice 10 niho dusanga aya masengesho yose. Ikintu nshaka kuhavuga ni icyakurikiyeho amasengesho arangiye. Dusoma umurongo wa 12. Daniel ibice 10 umurongo wa 12.
ahera ko arambwira ati witinya Daniyeli, kuko uhereye ku munsi watangiriyeho gushishikarira gusobanukirwa no kwicisha bugufi imbere y'Imana yawe, amagambo yawe yarumviswe kandi niyanzanye. Ariko umutware w'ubwami bw'Ubuperesi amara iminsi 21 ambuza. Nyamara Mikayeli, umwe wo mu batware bakomeye, aza kuntabara, ntinda mu bami b'Ubuperesi. Nuko none nza ngusobanurira ibizaba ku bantu bawe mu minsi y'imperuka, kuko ibyo weretswe ari iby'igihe gikize kera. Imana ishimwe. Haleluya. Kuko ibyo weretswe ari iby'igihe gikize kera. Ibyo yeretswe ni biri mu gice cya 11, ntago mbyinjiramo. Ibyo yeretswe byarakomeje igice cya 11 cyose, birinda bigeze mu gice cya 12 aho yabwiwe iby'iminsi y'imperuka. Amen. Aha simpatinda, ndashaka kuvuga kuri mu rivuga ngo uhereye umunsi watangiriyeho. Imana ishimwe. Uhereye umunsi watangiriyeho gushishikarira gusenga, ushaka gusobanukirwa, urya munsi amagambo yawe yarumviswe kandi niyanzanye. Reba nawe amagambo kumvwa ku munsi wa mbere yatangiye gusenga, hanyuma uhagera akahagera kuri 24. Erega ni na kane, kuko ku munsi wa 21 nibwo ya marayika yamanutse Mikayeli, arwana iminsi 3 ngo abone inzira. Haleluya. Amugeraho rero. Imana ishimwe. Ibyo yeretswe rero ngo n'iby'igihe gikize kera, birimo intambara ubwoko bwe buzahura nazo. Ijambo nshaka kubabwira muri aya magambo, tugafata ibindi tugafata ahandi, niri rivuze ngo uhera urya munsi watangiriyeho gusenga, amagambo yawe yarumviswe, amasengesho yawe yarumviswe, ariko niyo anzanye. Mbese uwo nguwo uzaraza none, mbese uwo nguwo uzazaza ejo, ese azaza ejo bundi, ariko menya gusa ko kubwo gusenga hari intumwa yahagurukijwe ngo ize. Imana ishimwe. Haleluya. None umuntu uvuye mu masengesho ahura n'ibiki rero? Ahura n'ibiki? Amasengesho itorero ry'i Yerusalemu ryasenze n'umwami wabo Dawidi, basaba Imana ngo ibagarurire isanduku y'isezerano. Icyo kintu cyabaye mwiki? Samweli wa 2 igice cya 6, igitabo cya 2 cya Samweli ibice 6. Dusome duhereye ku murongo wa 16. Bakinjiza isanduku y'Uwiteka mu rurembo rwa Dawidi, Mikali mwene Sawuli arungurukira mu idirishya, abona umwami Dawidi ataraka ahamiriza imbere y'Uwiteka, amugayira mu mutima. Nuko binjiza isanduku y'Uwiteka, bayishyira ku gitereko cyayo hagati mu ihema Dawidi yari yarayibambiye. Dawidi ahera ko atambira imbere y'Uwiteka ibitambo byoswa n'ibyishimwe yuko bari amahoro. Dawidi amaze gutamba ibitambo byoswa n'ibitambo byishimwe yuko bari amahoro, asabira abantu bose umugisha mu izina ry'Uwiteka Nyiringabo, maze agaburira abantu bose b'umutwe wose wa Isiraheli, abagabo n'abagore bose n'abagore, umuntu wese amuha irobe ry'umutsima n'umugabane w'inyama n'umubumbe w'inzabibu zumye. Hanyuma abantu bose barataha, umuntu wese agiwe. Dawidi nawe asubira iwe gusabira biwe umugisha, maze Mikali mwene Sawuli arasohoka gusanganira Dawidi, aramubwira ati, ariko uyu munsi ku mwami wa Isiraheli yari umupfasoni, ubonye ngo yibeyurira imbere y'abaja n'abagaragu be nk'umuntu utagira umumaro, iyo yibeyura adafite isoni. Dawidi asubiza Mikali ati, nabikoreye imbere y'Uwiteka wantoranije, akandutisha so n'urubyaro rwe rwose,
akangira umutware w'ubwoko bw'Uwiteka ari bwo Isiraheli. Nicyo gituma nzajya niyereka imbere y'Uwiteka, kandi ku bwanjye nzarushaho kwigira insuzugurwa no kwicisha bugufi, ariko abo bajuvuze bazanyubaha. Nuko Mikali mwene Sawuli aba ingumbarinda apfa. Nimunyumvire namwe, umugabo usoje amasengesho amaze nk'iminsi binginga Imana ngo Imana igarure isanduku yanyazwe. Amateka y'isanduku ni maremare sinyasubiramo, ariko nzi ko abenshi muyazi ku isanduku ya Isiraheli igeze kunyagwa n'Abafilisitiya. Tubisanga muri Samweli wa mbere mu gice cya 4. Inyagwa n'Abafilisitiya barayitwara, Imana iza kuyigarura kuko amasengesho menshi. Hanyuma ngo igarutse mu nzira rero izikora akantu. Abafilisitiya ubwaho yaraciye ibintu, yabateje ibibyimba, yabateje imbeba zaba ari ibibyimba by'abazonze. Noneho ngo buri ntara yose igezemo, kugira ngo batarwara ibibyimba, bakarema ibibyimba 5 by'izahabu. Kugira ngo bataribwa n'imbeba, bagakora imbeba 5 z'izahabu, bagashyira mu isanduku, mu gasanduku k'inyuma iyo sanduku yari izanye. Ibyo niko umupfumu yari yabibaraguriye aho bita Mwandori. Niko umupfumu yari yaraguriye ati, niba mushaka isanduku y'Imana itaha, nimuyisezerere amahoro kandi muyiremere amaturo yo kwiherekeza. Ikindi, ubwo abantu barimo kuyikoraho bakarwara ibibyimba, nimuyishakira inka y'imbyeyi kandi yiriza aba ariyo yitwara. Iyo nka rero y'imbyeyi yiriza ni ibintu bibiri, ni imbyeyi kandi ikaba niriza. Abana bari aha ntibazi wenda iriza icyo ari cyo, ni nk'ibyaye bwa mbere. Ikurura igare rikurura isanduku kuzageza ibw'Isiraheli. Bamenyesha ko Abafilisitiya, guhaguruka Abafilisitiya aho isanduku yari yaranyagiwe kugera muri Isiraheli, bari guca mu ntare 5, province 5. Kandi muzite nk'izi ngizi zacu 5 unyuramo amasaha 3 ukabura zirangije. Inkira zikurura iyo sanduku, aho igeze hose bakarwara ibibyimba. Barwara ibibyimba bataka, kavuga ati namwe nimucura ibibyimba mushyiremo. Irazi bizana, ngo igeze mu mirima ya Yosuwa irapfukama iryama aho ngaho, kuko yari imiye yukugirije isanduku kwa bendeyo. Ngo igeze mu mirima yande ya Yosuwa, bivuga iki rero? Bivuga ngo nubwo ari inka, ariko muri yo nk'inka iyobowe na gahunda y'ijuru, yamenye yuko igejeje isanduku muri bendeyo. Iki kirasobanura iki ku munyamasengesho? Kirasobanura ko amasengesho arangiye, nutakugiriraga neza, nutarukuzi, Imana yatuma kumenya. Masengesho hari ntafungura rwose, hari ibintu abohora. Haleluya. Noneho kuyivana aho ngaho mu mirima ya Yosuwa bisaba kuyibyutsa, kandi yari yapfukamye yaryamye. Naho kumbe kuryamaho mu mvugo y'umwuka ngo kwari ukorohereza abasogosi. Abasogosi murabazi, bariya babaga. Niyo mpamvu yari yaryamye ngo itambwe itaruhanije, aho kugira ngo bayitemera aho ngaho bayitambeho igitambo, barayibyutsa. Kuyibyutsa ngo yongere batwaze, niko kwakoze kuwitwa Uza, kuko yageze hepfo iratsikira. Itsikiye isanduku irahengama, Uza ajya kuramira, Uwiteka ahita amukubitiraho, ahita yuma. Abantu bakunda kwibaza ngo ariko buriya Uza Imana yamuhuye iki ko yari afite ishyaka ryiza? Nta bwiza bwaryo. Uza yazize ko bongeye kubyutsa inka ngo yongere batwaze isanduku, kandi isanduku yageze aho abahetsi bayihekaga bari. Icyo muracyumvise? Muri no minsi icyo kivugamo kirakomeye cyane. Uzi ko muri no minsi abantu benshi basigaye batanga amafaranga ngo imirimo ya kidiyakoni ikorwe n'abahembwa. Murabatiza
imyenda igafurwa n'abanyakabyizi aho kugira ngo imiswe n'abadiyakoni. Isuku yo mu rusengero irakorwa n'abahungu muvanye hirya ngaha ku magaraje bibirara, bakaza gukoropa mukaba amafaranga kuko amafaranga hari. Ariko ndashaka kubabwira ko buriya mu by'ukuri nta murimo wo mu ihema ry'Imana ukwiye gukorwa n'undi muntu utarabyerejwe. Ariyo mpamvu ubushize nababwiye ngo kirazira kikaziririzwa gufata umuntu uzi kuvuza ingoma neza mukamuzana akicara akavuza akiri umunywatabi avuye kwamamaza Prudence hariya Igikondo mu gikari cy'Amajoro, avuye kwamamaza Primus imasoro mu ngana, mukamwicaza nahangaha akavuza ingoma atarerezwe uyu murimo. Ibyo byose bizajya bigira ingaruka ku nzu y'Imana no ku murimo w'Imana. Uyu murimo ugomba gukorwa n'abantu bawerejwe. Haleluya. Uzimana imaze kumwica nubundi yankira batwaza koko ibageza hepfo, ibageje ahantu hepfo mu mbuga ya Obededomu. Ngo Obededomu aravuga ati umva reka mbabwire, niba isanduku habuze uyijyana basi muyinyihere. Dawidi ngo yaramaze kuvuga ati nkurikije urupfu yishi mu Filisitiya, nkurikije urupfu uzapfuye, iyi sanduku yacyafite uburakari, ninyize ni wanjye nangira mbitana. Ngo arayanga. Kandi rero bakihema yari yubakiye uruhimbi nkuru nguri zashyirwaho, arayanga. Obededomu ngo aravuga ati umva kufa na kupona muyimenye ijyana iwanjye ninyice nyiyicire. Haleluya. Babibwiye Dawidi ati okay mumuhe muhajyane, nimumubwire muti ngaho twarajyana. Bibirambwira ngo mu mezi 3 iyo sanduku yamaze kwa Obededomu yari ihaye umugisha urugo rwe, ihaye umugisha imirima ye, ihaye umugisha amatungo ye, ibiraro by'inka n'iby'ihene, inkoko n'urutoki byose n'ibyimezamo ngo bimeze neza. Amakuru aragenda agera kuri Dawidi ko Obededomu kubwo kwakira isanduku isezerano ry'Uwiteka ngo yahawe umugisha mu mezi 3 amaze ayimara yayicumbikiye. Dawidi amutumaho nijinyori nivogonyo ryinshi iko Obededo kuki umuntu gutisa ntutirure sha ntasoni amezi 3 yose kuki wayitindanye kugira ngo asibanganye ijambo ry'uko ari wabanje kuyanga. Murabaza ariko arabihwahwanya neza ngo atagira umenya ko yabanje kuyanga, yigira nk'umuntu wari wajyate wamutije. Iyo mpamvu Dawidi ngo mu kujya kuyizana bayivana kwa Obededomu bayizana ku rusengero hariya barengaga metero zingahe agatamba igitambo, barenga izina agatamba igitambo gutyo gusa nuko yagiye kugira mu rusengero atambye ibitambo byinshi n'amaturo menshi. Ijambo nshaka kuvuga ahangaha ry'ibiva mu masengesho nuko tuyarangiza. Sanduku yaraje ijya mu mwanya wa iteraniro ryose riranezerwa, arabagaburira. Ntimwabyumvira? Arabagaburira bararya, buri wese irobe ry'umutsima, inyama, umubumbe w'izabibu zumye zikaranze. Abantu basezererwa amahoro, basabirwa umugisha rwose, bataha amahoro. Ariko mwabagabo mwe muraha nimutekereze kuba abantu bose iteraniro ryose ryatahanye umugisha uryifurije, wagera iwawe bikagenda kuriya mwabyumvise. Wagihinguka iwe urabyumva ntabwo yari amanutse amaboko masa, yari ifite twambaraje ahangaha, akambaraje karimo keke, karimo utuburete ahangaha, udusambusa, akandi gapfunyitse utuntu tunyama twa broche turi brochette nk'umuntu ushyiriye umudamu we nawe ngo amusabire umugisha. Niba mwakurikiye ngo yamurungurukiraga mu idirishya,
ntabwo Mikali yari mu giterane cyakira isanduku y'isezerano, ahubwo yarungurukiraga mu idirishya. Nimugume hamwe nimusohoka ahangaha rero murahura n'ingaruka n'urucantege rw'abarungurukiye mu madirishya. Ibyo ntimubihe amashyi. Turacyafite abantu bahinyura ibyo tubamo kandi tubana nabo. Turacyafite abantu bameze nk'abatatu umudendezo wacu. Turacyafite abantu tubana baraje kureba ariko atari ibyabo. Barungurukira he? Idirishya. Ngo ahinguke abarasohotse aramusanganiye. Oh my God. Ntiyamusanganiye amagambo meza, ntiyamwakiza amagambo meza. Karibu umutware wanjye, karibu umushumba kwa afite pastori. Ngwino papa runaka, twatugukumbuye, maze iminsi mu masengesho, muyasoje neza se sheri. Reka da, ntago ari ibyo. Yamusanganiye ngo ati mbega ukuntu uyu munsi wari wabaye. Mbega ngo urabe umupfasoni, mbega ngo urandagara, mbega ngo uriyandarika, mbega ngo uraseba. Ariko hari mbega ngo nukubaha Imana ra, mbega ngo nugukunda Imana koko, mbega ngo urandagara. Uyu munsi ukuntu wabaye. Akimara kuvuga ayo magambo, muri Dawidi ntihamanuka amagambo ahesha umugisha, kandi yaragiye wagiye gusabira biwe. Mbese amagambo yaje mwayumvise ayamujemo, na amagambo amwibutsa uko yahamagawe. Ngo aravuga ati namaze, niba nibeyuye. Kwibeyura ni uguhamiriza ukigizayo umwenda gutya ngo we kukubuza kubyina. Ibyo bita kwibeyura. Kandi imbere habaga harimo ikabutura, mutagira ngo abagore umwenda wonyine, no mu ikanzu y'abatambyi iyo kabutura yabaga irimo, byanditse mu Kuva 28. Ariko kubera ko umuntu wese utari mu byacu ntashobora kubura icyo abineguraho, cyumwicare mukizi rwose. Maze Dawidi ariko ni mu bikurire mu mwumve, agitengase envelope zose. Oya ni mumbare mu bikurire mu byumve, agitengase agicigatiye ibintu byambaraje muri uku kuboko no muri uku. Niba arafashije hasi, nyina mama wanjye ntiyanamwakire niba ngo aruhuke. Bashiki banje attention, gemba hugura. Mujye menya ko akeye uko wakiriye umuntu kubanziriza ibintu byose. Akeye urugwiro wakiranye umuntu burya ruraruta ibisorori biri ku meza. Aze ngo agiye kumubwira, aramubwira ngo umva rero madamu, Imana nabyiniraga, Imana nahimbazaga, urabivuze ndabyibuka ko ari yantoranije kankura mu rwuri mu mukenke mu ntama, yandutishije iso. Yandutishije so, ikandutisha abasaza bawe, ikanzamura ikanyimika. Niyo ngiyo nabyiniraga. Kandi nkubwire madamu, mfite gahunda ndende yo kugumya kwemera nka binsuzugurwa, yo kwemera ko n'ababintukira bazanduki, nzemera bangaye babingayire, ndagumya nicishe bugufi nyihimbaze. Kandi nkubwire ukuri madamu, abo bajuvuga bazanyubaha, kuko icyubahiro mfite nakivanye ku Uwiteka. Uzwara igihe umuntu agutuka akagenwa n'abandi bose bagututse, uribeshya. Ushaka kuntu kuri umwe 700
bakimbona mu Imana. Shaka kuntu kuri umukansebye uri umwe, ibihumbi by'abantu bikibona Imana muri gihe. Dawidi aragira ati Mikali uranutse, wikwibeshyera abaja ngo bazansuzugura, ningumya kubaha Imana nkayubahisha, ntagumya guca bugufi imbere yayo, ndabizi bazanyubaha. Hepfo haravuga ngo guhera uwo munsi Mikali aba ingumba arinda apfa. Ikintu kimbabaza cy'uyu mukobwa nuko mu mateka ye ubona ari we wabeshejeho Dawidi, kuko hari umunsi Dawidi yagomba gupfa Mikali aramucikisha. Mu gice cya 12 muri cya 18 cya Samweli wa mbere, umwami Sawuli yashatse kumwica, abanza kumutega mukuru we witwa Merabo, kandi amupangira akoresheje abazamu. Abazamu baramushimagiza, byo bita sympathique, baramushimagiza. David sha umeze neza wewe, umwami arakwishimira twarikandagiye we, sha ngo nagone ho gushyingira umukobwa w'imfura Merabo maze kandi ngo udakoyera, urebe kuri igitangaza. Ariko sha abandi bana mana yanjye, ngo David ahita bareba bacisha mu ijisho rya hagati ko namutangiye kunshimagiza ko umwami ashaka kunshingira ngo ntakoye, mwe mufite se abagorera, yabashingiye mwebwe mugene mubwire ko nta mugeni we nshaka. Yibaze kwanga umukobwa w'umwami birasaba ndi maso, birasaba ndi mwuka, birasaba undi bwenge n'undi mutima. Yanga umugeni, imfura yande ya Sawuli arayanga. Amasengesho urangije akumenyesha hari umutego, nataha kumenyesha se bimaze iki? Amasengesho usoje azajya kumenyesha aho utezwe, nubwo haba hasa neza, nubwo byaba bisa n'ibintu byiza, Imana ibikumenyesha. Ngo amaze kumwanga kandi mwanze ku munota wa nyuma, ngo Sawuli kimwaro kimukoze, ngo ashaka ikitwa Duriyeli, ni igihugu cyitwa Duriyeli wo mu bwoko bw'abantu bitwa Abamehorati. Ngo aramwinyiga ati Aduriye enda sha enda njyanira uyu mwana umurongoresha, dore yari kuzashyingirwa ejo, none dore baramubenze sinamukira, marira ntago nayakira ya Merabo rwose, maze umujyana umurongore, nta mwana nkwatse humura, njyanira umwana umuvaneho ikimwaro. Aramubangatanya arajyanye. Mu minsi mike rero ngo nibwo Dawidi yakundanye nande na Mikali. Ibyo ngo umwami abimenye arabyishimira, abyishimira ati aha ko ndakumvise, nzamumushingira biki amubera umutego maze azagwe ku bandi ye kuzangwaho. Nuko ngo Mikali umunsi umwe baje kwica Dawidi, amwambika uruhu rw'ihene mu mutwe, aramusigura nk'umugabo we akunda wamwishakiye, arangije naho kumbe yamucikishije icyo gihu cyene yacyambitse igiti ikitwa terafimu, yari cyakinyenye mu birongoranwa bye. Nuko baraje bagiteragura amacumu baragisagota, bajya ngo ninde ni Dawidi. Noneho ngo barangije koza ukuri buriya n'umuntu twatega amacumu ko nakubita gutya nkumva ngize ibinya, nkumva ntiryinjira, ntabwo mbizi rwose. Nuko bagiye kurasanga ni igiti, byagomye guhagurutsa Sawuli ubwe aza gutonganya uwo mukobwa. Tirikoma buri bucyo ukajya gushyingirwa no kumwe ngo iki, ntabwo ngo ugende umbere icyitso umenyere ukuntu Dawidi twamwica, none dore ibintu tari. Mikali ngo nibwo yavuka, nibwo yabwije se amagambo ya Kaminura Muhini ari mukuri kandi yashize isoni. Waragati nyakawungire dade, nabikoze mbizi kandi namaze ko namucikishije, urampfakaza se ngo uzaba umugabo wanjye, heriguri data ntabwo uri umugabo wanjye, namukije maze zikamwe ari zitahanye. Icyo mukwiye kwibaza ahangaha
ni ukubona umugore nk'uyu wakurokoye urupfu nk'uru, mwakundanye, wari uzi ko mwakundanye rwose, ariko wataha uvuye mu masengesho nk'aya ngaya akazira gusa ko kwakiriye nabi. ubwo impande zose mu byumve icyo mugomba gukuramo ni iki ngiki, ngo umuntu waturebeye mu idirishya ntasengane natwe waragoye nyuma y'amasengesho y'iminsi 21. C'est ça que je veux dire. Umuntu watureberaga mu idirishya anegura ibyo turimo, uwo ntiyabura kutugwa nabi turangira amasengesho. Ariko cyo numvise ahangaha nuko nawe Uwiteka yamugwa nabi. Twatambutse. Hallelujah. Amasengesho nk'aya ngaya arangiye, haba hakwiye kubaho gutabarwa extraordinaire kudasanzwe. Igitabo cya mbere cya Samweli ibice 7 umurongo wa mbere kugera kwa 13. Sinzi ko iyi mirongo yose nyisoma kubera umwanya wa hano numvise ugoye, ariko nanone turawukoresha ukuri. Samweli wa mbere 7 umurongo wa mbere kugera ku 13 ndayisoma nihuta mvuduka cyane. Nuko ab'Kiriyateyarimu baraza benda isanduku y'Uwiteka, bayizamukana umusozi bayishyira mwa Abinadabu, maze bereza umuhungu we Eliyazari kujya arinda isanduku y'Uwiteka. 2 ariko isanduku igereye i-Kiriyateyarimu hashize igihe kirekire cy'imyaka 20, ab'inzu ya Isirayeli yose bashaka Uwiteka. Maze Samweli abwira inzu ya Isirayeli yose ati, niba mugarukira Uwiteka n'imitima yanyu yose, nimwikure mw'imana z'abanyamahanga na Shitoreti, mutunganirize Uwiteka imitima yanyu, aba ari we mukorera Musa, nawe azabakiza mu maboko y'Abafilisitiya. Nuko Abisirayeli bahera ko bakuraho ba Bayali na Ashitaroti, bakorera Uwiteka Musa. Bukeye Samweli aravuga ati, nimuteranye Abisirayeli bose bazi Mizipa, nanjye nzabasabira ku Uwiteka. Nuko bateranira Mizipa, bavoma amazi bayabyarira imbere y'Uwiteka. Kuyabyarira ni ukuyamena, nubwo ari amazi ariko babivuze kuriya. Uwo munsi biyiriza ubusa, baravuga bati, twacumuye ku Uwiteka. Maze Samweli acirira Abisirayeli imanza i Mizipa. 7 Abafilisitiya bumvise ko Abisirayeli bateraniye i Mizipa, abatware babohera ko batera Abisirayeli. Ndashaka ko mwumva aho hantu. Abafilisitiya bumvise ko Abisirayeli bateraniye i Mizipa, abatware b'Abafilisitiya buriya nibo bateye Abisirayeli. Abisirayeli babyumvise bashya ubwoba kubw'Abafilisitiya. Abisirayeli babwira Samweli bati, ntuhweme kudutakambirira Uwiteka Imana yacu kugira ngo idukize amaboko y'Abafilisitiya. Nuko Samweli yenda umwana w'intama ucyonka, awutambirira Uwiteka igitambo cyoswa kitagabanije. Maze Samweli atakambirira Abisirayeli ku Uwiteka. Uwiteka aramwumvira. 10 Samweli aragitamba. Akigira ate? Agitamba. Akiri muri icyo gikorwa, mbese ntabwo Imana yanize ko asoza ngo atahe. Samweli agitamba igitambo cyoswa, Abafilisitiya bigira hafi kurwanya Abisirayeli. Uwo munsi Uwiteka ahindira ku Bafilisitiya guhinda gukomeye, arabatatanya, banesherezwa imbere y'Abisirayeli. Abagabo b'Abisirayeli bahera ko baturumbuka i Mizipa, bagerekana Abafilisitiya, babica umugenda, babageza hitwa i Betikari. Maze Samweli yenda ibuye arishinga hagati y'Imizipa n'Isheni, arihimba izina ngo Ebinezeri, bisobanura ngo Uwiteka yaratuzahuye kugeza n'ubu. Nuko Abafilisitiya baratsindwa, ntibongera kurenga urugabano rw'Abisirayeli. Mu gihe cya Samweli cyose ukuboko k'Uwiteka kwibasiraga Abafilisitiya. Ibi ntabwo bisobanura, nta mwanya nabona.
ahubwo niba warasenganye amasengesho umutima umenetse wiyeza, dore urayasoje. Ndeba nkubwire, ndeba ngira icyo nkubwira, wirangara. Nawe Uwiteka nahindire guhinda gukomeye ku babisha bawe. Uwiteka nahindire guhinda gukomeye ku byakurwanyaga. Umaze iminsi ufite ibintu bikubabaje, bikuruhije, bikugoye. Umaze iminsi ufite ibintu bikuzitiye byo kubyigobotora, ugasanga wapi bikamera nk'isazi yaguye mu mutego w'igitagangurwa, burya gitega nabi. Ariko kubw'iyi minsi 21 reka mbyature mu izina rya Yesu nk'umukozi w'Imana, nawe Uwiteka nahindire guhinda gukomeye ku byago byawe, ku bibisha bawe, ku byaguhigaga. Nahinde guhinda gukomeye mu izina rya Yesu. Nakunamure unamuke. Ndabizi ko turi mu isi ibintu byayo birasimburana, nkuko ngo tujya mu bundi niko intambara zayo zimeze. Unesha kimwe ukagiramo agahenge, ejo hakaza ikindi. Niko Yobu yavuze mu gice cya 7 ngo iminsi umuntu amara mu isi imeze nk'iyo umuntu amara ku rugamba cyangwa iyo umukozi ukorera ibihembo. Ngo nkuko muri twayifuza igicucu, niko nifuza iminsi nguye neza. Ariko nubwo bimeze gutyo, Yobu yaravuze ngo mbabarira umpa iminsi y'agahenge noroherwe, ngo nibura mbona ukomera amacandwe. Imana niguhe utunsi twiza, nihinde guhinda gukomeye, ikumpera iminsi myiza. Ntabwo nyivuze umubare, ariko nigushakira iminsi myiza ku buryo uzabwira abantu tumva ndashima Yesu ko nduhuyeho ngahumeka iyi minsi. Aya mezi Uwiteka nduhuyeho ndamushimiye. Ndamushimiye ko nkuriyeho ikintu cyari kimpagaze imbere igihe kirekire. Ndamushimira umwenda nyishyuriye warunduhije. Ndamushimira. Nukuri Uwiteka baremera amashimwe. Hallelujah. Ikindi ntararenga uyu murongo, byo nabirangiza ndavuga data wa twese. Hallelujah. Nabirangiza nagushingira ibuye hagati y'ibirindiro byawe n'ibya Satani, umubisha wawe. Nahashingira ibuye ryitwa ikimenyetso cyo kuzahurwa. Ngo yarishinze hagati ya Mizipa n'Isheni. Igitangaje, iryo buye riracyariho na bugingo n'ubu. Ngo ikintu abantu baryibukiraho ngo nuko kuva yarishinga nta Mufilisitiya wongeye gusunutsa amazuru atera ibw'Isiraheli. Nkubwire nshuti yanjye, ntabwo intambara zizashira yego, ariko nanone Uwiteka ashobora gukuraho icyo gihe kikarangira, kikazasigara ari kera habayeho. Cyo bita mu Gifaransa il y était, kera habayeho. Uwiteka arabishobora. Uzarwana ibindi ndabizi sinisi, ariko icyo cyo ni kigukinguruki. Kandi disi banza mutazi yuko ibintu bizabaho, nyamara ntago murabyumva ngo mubyizere ko ibi bintu mwabona Uwiteka bikoze. Namwe mukumva mukeneye kumushima, kandi mukavuga muti burya umuhanuzi yari turimo disi. Hallelujah. Iyo amasengesho arangiye, Uwiteka agabanya inkwenene. Inkwenene ni iki? Ni abantu baguseka, bagushingika, bagushungera.
kwa dore karakishyize imbere kubi dore ibi ndabivana mu mateka ya Elisa ubwo yari akurikiye Eliya bagahagurukana hitwa Igirugari. mu ngurikire babwire uko step zikurikirana. Bahagurukanye hitwa Igirugari, ndebe bagera hitwa Ibeteri, bava Ibeteri bagera hitwa Yeriko, bava Yeriko bagera kuri Yorodani, kuri Yorodani barambukana aho hana. Ibi byose bahaguruka Igirugari bajya Ibeteri bakomeza bagiye Yeriko bagera kuri Yorodani, ngo abana b'abahanuzi bagenzi ba Elisa bari bamuriho n'inkwenene. Si ukuriyo jyaye rubanda ko mu motera mugatwa urashya waruriki uriruka nguye ko ncinye Uwiteka atunye umugaragu we nkawe kukiri n'umunyeshuri mwishuri y'abahanuzi ko ndeba kandi ugira ibikabyo ugira guhindugira umuhindo urahindira amagambo aca intege. Niba mwibuka neza Elisa yayacubishaga kuvuga ngo ndabizi ni muceceke, bagaceceka sereka da. Barasakuje Igirugari, barasakuza kuri Beteri, barasakuza kuri Yeriko, barasakuza kuri Yorodani. Aha rero niho Eliya avuze ati wakase ndatuye no hakurya turajyana. Bene data uzi cyabaye amaze guhabwa imigabane ibiri y'umwuka wa Eliya, akasagaruka ubwiriye yagiye muri serwakira, none Elisa arimo aragaruka. Bibiliya tubwira ngo muhasome mujye muri mbereke abami ba kabiri, abami ba kabiri, yego abami ba kabiri igice cya kabiri dusome twumve. Ariko hari imirongo mike nshaka gusomamo ntabwo nayisoma yose. Duhere ku murongo wa 11 tugere kuri 17 ntacyo bitwaye. Bakigenda baganira haboneka igare ry'umuriro n'amafarashi y'umuriro birabatandukanya, nuko Eliya ajyanwa mu ijuru muri serwakira. Elisa bibonye arataka ati data wabereye Israheli amagare n'amafarashi, nuko ntiyongera kumubona ukundi. Maze afata umwambaro we awutanyaguramo kabiri, atoragura n'umwitero Eliya yarataye asubirayo. Umva kantu nshaka, ageze ku nkombe ya Yorodani arahagarara, yenda wa mwitero Eliya ataye awukubita amazi, aravuga ati Uwiteka Mana ya Eliya irihe? Amaze gukubita amazi yigabanyamo kabiri, amwe ajya ukwayo ayandi ukwayo. Elisa yarako arambuka, maze babana b'abahanuzi b'i Yeriko bari bamwitegeye. Kumwitegera ubwo ni turebe mbese kajyagaye ntitwakabujije. Ubundi basi Igirugari twakwihangana, Ibeteri twashinyiriza, Yeriko naho twamwihorera, ariko yambukaga ajyaye. Katuze turukuna bigenza kandi kuri Yorodani. Maze b'abahanuzi b'i Yeriko bamwitegeye babonye baravuga bati umwuka wa Eliya uri muri Elisa. Mana ishimwe. Nuko baza kumusanganira bamugezeho bagira gute? Bamugira gute? Bamwikubita imbere baramuramya, tugite gutyo. Baramubwira bati abagaragu bawe nka bundi buhese ryari se bigeze biyita ko abagaragu ko amagambo azashira ivugara. Ubwo wasenze kabo yavuyemo kankubwira, nubwo wayasenganye intege nke, nubwo utazi rwose kuvuga amagambo atomoye imbere y'Imana, humura Imana bizi ko abantu bose batazi guforumira les bonnes phrases, interuro nziza. Nubwo rimwe wavugishwaga,
nubwo uri mwase ukumva wahondobera ukigaruti yego rata Yesu turagushimye ko watugiriye hanyuma ntago waturetse ushimwe humura umva ngubwire akantu keza turya dufuti twagiye tuzamo na twadukosa twagiye tuzamo n'utugambo wavuze nabi humura umunyamasengesho mukuru witwa Yesu n'umwuka wera baragutoranirije humura utwuduteshwa tw'amafuti ntago twagezeyo mwuka yarakuvanguriye hanyuma azamukana ameza ashyitsi humura Yesu yaragusobanuraga rero kubwicyo abari bahagaze ahantu ku gasozi bategereje kureba uko bizakugendekera bagiye guhindura imvugo kandi Imana nkorera mpagaze ku maguru yanjye yombi isohoza iri jambo tuzayishimana nimuze murebe umwuka wa Eliya ari muri Elisa abandi atabaye iki hagabanyije amazi twagize ngo arahera hakurya none agabanyije iki amazi ya Yorodani kandi aramwumviye tituzi n'icyo bikoresheje naho kubi ntibazi yuko agarukanye imigabane ye Mana ishimwe agarukanye ibiri haleluya ibirara yizanye niyo mpamvu amateka avuga ngo Eliya yakoze ibitangaza 7 ariko Elisa yakoze 14 n'ingaruka nzabibarondorera byose kuva ku cyambere kujya ku cya 14 haleluya bamwikubita imbere bamwita our boss our leader databuja abagaragu bawe turi hano turaje ngo tugusaba uburenganzira tujye gushaka umuntu w'Imana wabona yagurutse kwa kundi mwuka mutura ahantu ku musozi cyangwa mu gihuru cyangwa mu kibaya tujye kumureba tumuzane wenda twasanga yavunaguritse Elisa ati mwijyayo kuko ibyamujyanye ndabizi ntabwo byamujugunya aho byamujyanye ndahazi don't go there because I know where he is nzawari nikwisha mugenda hazi ngo bamwangiye bamurembeje hano okay ngaho mu gifaransa baravuga ngo allez-y mugende bamaze iminsi 3 bamushaka ngo baramubura bagarutse bamubwira ati ntose sinababuzaga yaragiye yazamutse neza Imana ishimwe twihute oh hallelujah masengesho ararangiye iminsi 21 ariko ugiye guhura n'ikintu kigusaba kugaragaza ubwenge nuva hano urahura n'ikintu gisaba ko ugaragaza ubwenge igitabo cya mbere cy'abami gice cyaho cya 3 ndasoma umurongo wa 15 ariko sinzi ko mpasoma hose ndagera ku 28 nshobora gusoma imirongo imwe gusa abami ba mbere 3 reka mpere ku murongo wa 23 ibindi mbivuge ngire ku 28 nuko umwami aravuga ati yemwe umwe agira ati umuzima n'uwanjye wapfuye n'uwawe n'undi akagira ati oya
ahubwo wapfuye n'uwawe, umuzima n'uwanjye. Umwami ati nimunzanire inkota. Barayimuzanira. Maze umwami arategeka ati uwo mwana muzima ni mumucemo kabiri, igice kimwe mu gihuri umwe, ikindi mu gihundi. Nuko umugore nyina w'umwana muzima wari umufitiye imbabazi abwira umwami ati nyagasani, umuzima mumwihere wimwica nubwo bimeze biti. Ariko ndaravuga ati aya ahubwo bamucemo kabiri mubure nawe umubure. Umwami ahera karategeka ati uwo mwana muzima ntimumwice na hato, ni mumuhuriye mugore kuko ari we nyina. 28 niho nshaka rero. Nuko abisirayeli bose bumvise umwami uko aciye urwo rubanza baramutinya, kuko babonye ko ubwenge bw'Imana bwari muri we bwo guca imanza zitabera. Kambabwire, aya masengesho mureba niyo masengesho ya mbere Salomo yasenze arangije kwicara ku ntebe ya se. Murabizi iyo tumaze gutora umukuru w'igihugu cyacu cyangwa se amatora yose arangiye mu bihugu runaka, habaho iminsi yo kuza kurahira. Ntimubizi? Arahirira iyo manda atorewe. Hanyuma nyine bugacya atangira imirimo. Salomo amaze kwicara ku ntebe ya se, haleluya, ngo yabwiye Imana ati wa Mana we, kandi narakabaganije ubushize, yabwiye Imana ati Mana, kambanze mare guherekeza abashyitsi mbone bambishije bavuye hano, zabanza mfata akajoro kamwe. Haleluya! Zabanza mfata akajoro kamwe nzamuke nurire Gibeyoni, hamwe muzagira udizi witi. Hamwe muzagira udizi witi. Ndabaza nzamuke ijoro rimwe ndirareho kuri Gibeyoni, ngo kara kanunga karusha utundi twose icyubahiro. Ngira icyo ngwisabira da. Sinzapfa gutangira akazi, zabanza nzamuke umusozi. Haleluya! Biratubwira ngo yaragiye koko ku 13 arapfukama asaba Imana ubwenge. Imana amubwira umva, ndatangaye ukuntu senze. N'ubwenge wasabye, ntiwasaba kwicirwa abanzi, ntiwasaba inka, ntiwasaba iki, umva ndabuguhaye. Kandi ndabuguhaye mu bantu bakubanjije no mu bazagukurikira bazaheruka, nta uzagira ubwenge nk'ubwawe. Imana ishimwe. Ubwo bwenge yasabye rero nibyo mbabwiye ngo murava hamuhura n'ibintu nk'ibyo. Yaramanutse ageze iwe mu rugo, reka tuhite muri quartier, ageze mu kazi ahurirana n'ikibazo cy'indaya ebyiri. Izo ndaya zakoreye ibyaha rimwe, ziratwita mu kubyara zibyariye rimwe. Mu kirego cyazo uwaregaga yaravuze ngo nkubwije ukuri nyakubahwa, n'umunsi rwose tubyara nako n'umunsi dukora ibyo byaha tukanabyara, n'umunsi iyo habara iyo ndaya yica umwana wayo, nta mushyitsi twari twagize, twaraba. Niba hari ikintu kigora cyane, ni ikintu cy'agati y'abantu babiri. Abantu babiri nibyo biragora gupfa kubyinjiramo, ntibyoroshye. Duhereye ku mugabo n'umugore, burya n'abantu babiri kwinjira mu byo biragoye. Niba umwe avuga undi akavuga, tuza uzakemurwa n'Imana. Abantu babiri bariganyije, umwe yariganyije undi, undi akamuriganya moto, undi akamuriganya isarumara atoriye domenuzori, undi akamuriganya butike, undi akamuriganya isambu. Babiri ibyabo bikemurwa nuko tuvuye ku kanunga k'amasengesho. Imana ishimwe. Nuko ngo aratangira ati nuko nsinziriye namaze kumwonsa rwose nanahindukiye, arabyuka, yareryamiye iwe, aragenda afata uwanjye muzima aramujyana. Undi ati we kunyakunsakuza, umuzima n'uwanjye wapfuye niwe wawe. Undi ati rata arakubeshya, umuzima niwe wanjye wapfuye niwe we. Rugu saa 3 yose saa 4 yose saa 5, ngivyo ibintu yatahiye havuye hehe mu masengesho. Ngaho mbwira nawe ararukemura ati ibintu bidafite abahamya, ntibigira umushinja, ntibigira ushinjura, ko nabwo bivugira bati twarabado
babiri. Reka wumve umugabo uvuye ku musozi rero. Mana ishimwe. Ngaraguka ati ariko niko yemwe badamu mwe, dore igihe mwahereye mu gitondo twaramukiye ha mu rubanza rwanyu. Uragira utumuzima niwe wanjye, wapfuye niwe we. Na watu wapfuye niwe we rata muzima niwe. Okay, kandi nkwereke. Ahamagara inkera gutabara. Zana icyuma sha nkwereke. Zana imbugita aho ngaho nkwereke. Ngo uta rwose. Aka kana gasaturi. Ayiwe. Agatende karya utuguru hejuru. Ati kandi ubasaranganye rwose ntiyagire uburiganya. Here mu ntantu ahanga mutuyashariye. Satura ubasaranganye mu kuguru kumwe uruhande rumwe mbese ubagabanye neza mu buryo bigaragara ko baringanije. Ayi. Bagacuritse bagiye kugira cyangwa basature. Nyina w'umwana turi mu mureke. Ni mu mureke uwo mwana muzima, ni mu mureke agende yibereho nyakubahwa mu mushyi. Muhamujyane rwose umva amaraso ndayazi nayo. Nigakura ndikazabura kumenya nyina uwo ari we. Isano ndarizi yewe kareke. Nta bantu murumva babonye ba nyina hashize imyaka 20-30. Ntabwo mwumvise. Burangere nibaza ngo uriya muntu ni guta kubitana na nyina yaramutaye uruhinja akamwiyumva. Yaremye rero ni karemano, ni ikintu yaremye, isano ndi waryica. Maze uko umugore abizi bati oya nikagende kibereho nubwo katamenya. Nimpura nako karashinza turiye dukutire kadoda, nimpura nako gafite iduka, nzajya nkareba menye ko ari urura rwanjye ko kabayeho kibeshejeho ntacyo bitwaye. Wa wundi yancegeye muryamiye yaryamiye wayo oya rata musature mukebe rwose mucegete hanyuma mubure nabagira ate hamubure. Aha umwama ati buretse sha bika icyuma sha subiza inkota mu rwubati. Nyina w'umwana namumenye, uwo mwana muzima ujyana umuhuriya mugore niwe nyina. Namubonye niwe nyina. Uri umufitiye imbabazi dore uriya bari umuha. Ngwigiterane cyose cyaje muri urwo rubanza gitangazwa n'ubwenge bwa Salomo bumushoboje guca urwo rubanza rugoye rutyo. Mvuga ikintu nshaka kwifuriza nuva hano none cyangwa ejo bundi guhora n'ikintu gisaba kucyitwaramo mu bwenge bw'Imana. Imana izaguye kugihagararamo neza ku buryo bazavuga ngo ariko ubu bwenge yabukuye hera naho kantu nkwatuyeho, naho kantu nkwatuyeho, naho kantu nkwatuyeho, naho kantu nkwatuyeho. N'umugabo wawe ubwe azatangazwa n'ukuntu usigaye uteye. N'umugore wawe azatangazwa n'ukuntu usigaye uteye. Yemwe bana umubyeyi umukoresha ku bakozi, ndashaka ko ubwenge nkwatuyeho kuri uyu musozi usoza amasengesho bugenda bukugaragaraho ku buryo nunavuga umuntu yumva usigaye uvugisha ubwenge. Wasubiza umuntu akumva urasubirisha ubwenge. Imana ibiguhe kuko ntabwo aha tuhahagaze dukina ikinamico. Ntabwo duhagaze aha ngaha turi abakomedi. Duhagaze mu mwanya w'Imana. Aha mpahagaze mu mwanya w'Imana. Itaboneka ihagaze muri jye. Mana iguha ubwenge ku buryo ibintu byayoberanye ubirangiza. Uzi imiryango irimo ibibazo, uzi abavandimwe bananiranywe, uzi imanza zananiranye, uzi ibintu byabananiye igihe kirekire, ariko icyambo ukamanuka n'ubwenge hano. Haleluya.
ku buryo umuntu azavuga ngo mbega ubwenge bumurimo, ari mu bwenge bw'Imana. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe. Reka dusoreze muri Nehemiya. Nehemiya igice cyaho cya 8, ndasoma mpereye ku murongo wa 9 ngeze ku murongo wa 12. Nehemiya ariwe Umutirushata na Ezira umutambyi n'umwanditsi n'Abalewi bigishaga abantu babwira abantu bose bati uyu munsi ni umunsi werejwe Uwiteka Imana yanyu, ntimubabare kandi ntimurire, kuko abantu bose bariraga uko bumvaga amagambo yo mu mategeko. Maze arababwira ati nimugende murye inyama z'ibinure, munywe ibiryohereye, mwoherereza amafunguro abadafite icyo bahishiwe, kuko uyu munsi ari umunsi werejwe Uwiteka wacu. Kandi ntimugire agahinda, kuko kwishima n'Uwiteka arizo ntege zanyu. Nuko Abalewi bahoza abantu bose bati nimuceceke, kuko uyu munsi ari uwera, kandi ntimugire agahinda. Maze abantu bose baragenda bajya gufungura no guhana amafunguro no kuganira ibiganiro by'ibyishimo byinshi, kuko bamenye amagambo babwirijwe. Nimuhaguruke mbabwire ijambo nsorejeho. Umuntu wese ahagarare mu mwanya we mbabwire. Haleluya, haleluya. Hari abantu bateranye hano ari couple, umugabo n'umugore. Bamarike ndebe niba hari abahari. Umugore wawe nakwegere. Buri muntu niyegera umugabo we niba hari abahari ari couple. Imana te cosa declarando pesquise de l'ostia. Imana izi igihe umaze ushinga iryinyo ku rindi kubera guhekenya amagufwa. Guhekenya amagufwa mu buryo bw'umwuka bisobanura ibigeragezo bibabaje kandi urwana nabyo bucece udatanga n'ibyifuzo. Ubundi burya hari ibigeragezo uhura nabyo ukaba wabwira bene suti mu nsengere ntibiriho ugatanga ibyifuzo, ariko hari ibigeragezo uhura nabyo bikaba ibyawe wenyine, ukayahekenya wenyine ayo magufwa ukifasha, ukaba ukifasha. Iyo Mana yemeye ko uyu munsi nzaba ndi hano mpagaze mu butware yampaye, jugunya amagufwa ugende utangire kurya ibinure. Shotekansi, jugunya amagufwa ugende utangire kurya ibinure. Izoroshye, imisaya iruhuke, woroherweho. Uwiteka naguhe ku binure uruhuke amagufwa. Jambo rya kabiri, ukambya agahanga, ukambya agahanga. Umuntu ushaririwe wese agahanga karakanyerera,
umureba amaso wese akabimenya. Ariko Uwiteka arambwiye ngo ninkubwire ngo akira ibiryohereye. Nshuti yanjye mwene data w'umugabo, ruhuka umushari. Mwana w'umukobwa, ruhuka umushari w'ikibengero no gupfusha ubukwe 2, 3, 4, 5. Ruhuka uwo mushari. Ruhuka umushari. Ruhuka umushari ugenda ibiryohereye nawe. Wumva uko kuryoherwa bimera. Byatuye mu izina ry'Uwiteka Imana yantumye hano. Ruhuka umushari. Nawe wumva uko kuryoherwa bimera. Ruhuka kubwirwa nabi no gutukwa nta mpamvu. Ruhuka igisuzuguriro. Nta busembwa ufite, nta gubana n'ubumuga, ariko kucyo usuzugurwa. Uwiteka naguha ibinure kandi aguha ibiryohereye mu izina ry'Uwiteka Imana. Mufatane mu biganza dusenga Imana. Buri muntu n'uwo begeranye, ubwo na muharire uwawe n'uwuhe. Aha, egera uriya rero, ko ngagomba ko mwabigenje jya hariya. Buri muntu abona umufataho. Ririya ufatanye nande? Ende shavana amaboko mufuka. Egera hariya mwana we. Egera ufatire Liliane. Dusenge Imana. Ntagira umusigara adafite umufasheho. Ni byiza. Try to be two. Va mu ntebe nyuma shanga ngwino umwegere hano imbere. Hagaraho ngaho. Ndashaka ko muri iteraniro buri muntu agira bagiye kwikorera bikoranye umutwaro nona. Buri muntu nagira uwo basenganye nona. Kandi babiri. Nta kuvuga ngo murafatana si shene si umunyururu. Faturiya wowe. Ngaho kadogo. Yego. Gutyo. Gutyo dusenga n'Imana. 2 by 2. Dusenga Imana mu izina rya Yesu Kristo. Dusenga Imana mu izina rya Yesu Kristo. Dusakurikiye online n'abazayumva nyuma, abazayareba nyuma, abazakurikiriza inyigisho nyuma yaha. Nabo bizababera uko nguko. Ndatura umugisha, ndatura kumererwa neza. Gira ibyo uhindura kubw'aya masengesho, gira ibyo ukuraho kubw'aya masengesho. Tanga ubwenge kubw'aya masengesho, tanga imbaraga kubw'aya masengesho. Kuraho imanza kubw'aya masengesho, ishyura imyenda kubw'aya masengesho. Hoza abariraga kubw'aya masengesho. Tanga ibiryohereye kubw'aya masengesho. Abantu nibaruhuka amagufwa barya ibinure kubw'aya masengesho. Kora igitangaza data. Maze abana bawe bahe kunesha ibyabaneshaga, bya byaha byabarwanyaga babineshe mu izina rya Yesu. Hosha intambara mu ngo, kutumvikana mu ngo, kudahuza mu ngo, abagabo n'abafasha babo, abana n'ababyeyi. Uwo mwuka uvanweho muri aya masengesho. Turagushimiye. Ambika bambaye ubusa, ashomeye ubaha akazi. Usuka ububyutse mu mitima, abantu banesha ibyaha, baba abanyamasengesho banakijijwe, bubahisha izina ry'Imana. Turagushimiye ko byumvise kandi tugukomeye amashyi. Ushimwe uhimbazwe ku byo ukoze mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu. Amen.